kwiyahura biramutse byemewe mu gihugu runaka urimo tureka kuvuga hano, biramutse byemewe ahantu waba uri wakwiyahura? uri na shuwa 100% nabikora. nakwiyahura. twibwiririya uko yabagaho hariya hakurya vis-a-vis n'uriya munsi wa nyuma bamubwiye ngo aratashye, hari icyavamo resultat yatuma umuntu yiyambura ubuzima. Cyambere nuko 2021 Karasira uzaramba Aimable ubwo RIB yatangazaga ko yamutaye muri yombi kuri 31 z'ukwa gatanu. Yego. Nakoraga mu gihe nk'umwanditsi. Yego. Kandi birumvikana ko nakurikiranaga inkuru z'ubucamanza ni twebwe twayanditse uwo munsi. Yego. Ika rero ntabwo n'inshingano zo gukurikirana urubanza rwe. Dusubiye inyuma gato, Karasira Aimable atabwa muri yombi yafungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. Yego. Twari mu bihe bigoye, isi yari irimo ya COVID-19, icyo gihe yarayanduye. Afatwa igihe ajyanwa mu kato ku buryo urubanza rwe rwatinze kuburanishwa ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Abenshi murabyibuka mwari mu itangazamakuru. Yego. So uyu mugabo nyuma igihe cyarageze araburana, ibyo yaregwaga ni ibyaha byinshi, ariko hari harimo icyo guha ishingiro jenoside. Ntekereza ko ari no mu bakirizwe ba mbere. Ubundi abantu baramenyereye ko umuntu aregwa icyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside. Yego. Ariko hari hajemo ikindi kibango mu byaha akurikiranwa harimo n'icyo guha ishingiro jenoside. Yego. So urubanza rwari rukomeye kuko narukurikiranye mwaka n'igice. Nahawe accreditation zikurikirana urubanza mu buryo bw'amajwi n'amashusho inshuro ebyiri. Ubwo yari ari mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge muri 2022, igihe u Rwanda rwaburaga nk'ukwezi ngo rwakire Cogamo. Mu mvugo ye ifitiye amajwi uyu munsi n'amashusho, yaravuze ati nubwo ndi kuburana yewe mfite amakuru ko zicwa nyuma ya Cogamo. Umucamanza araseka, n'abari mu cyumba cy'urukiko baraseka. Nyine bayifata nk'ibya Karasira. Ibyo byo amugani ko ari no kubeshya kuko ntabwo yapfuye, kandi Cogamo yarabaye iraba. Hanyuma ari icyo gihe urukiko rwiyambuye ububasha kubera ko ibyaha yari akurikiranweho yabikoreye kuri mudasobwa. Ikirego rukijyana i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mu maburanisha ye cyangwa se mu manza ze, murabizi ko yagiye agaruka, ntabwo yasozaga atavuze ati nyamara nzapfa. Muribuka akantu katrendinze avuga ko arara yikanga akazungu deni ngo bamuryamishije munsi ye. Yego. Ko afite impungenge zaho ari mu buryo bw'igifungo. Yego. Ejo bundi rero ubwo yatangiraga noneho kuburana bya seriye mu mizi, ntabwo nari mpari, ariko ava kuburana bwa nyuma twazanye mu modoka. Yari avuye kuburana, nanjye mvuye kwa muganga kubera ibizazane nagiriye mu igororo rya Nyarugenge. Arambwira ati bene wanyu basabiye imyaka 30. Karasira iyi myaka uzarutaho. Ati ngewe yabama yose nayikora ntanayikoze, abandi bazamurera mu tata bakayikora. Ati kandi nawe ndi kubona muri 30 uri gukoramo 2, urazakora 28, ariko bako kwari ugutebya. Yego. So rero nk'umuntu wakurikiranye urubanza rwe kuba yafatwa, agombaga kuba interese kumenya n'igihe azataha. Nibukaga neza igihe yafatiwe, buriya muntu abimenye, iyo umuntu yafunzwe bakamukatira umwaka bakuraho iminsi 5. Rero umuyaga wabaye mwinshi muri telefone turi kukumva neza. So rero iminsi 5 bakuraho. Yego. Bivuze ko ubundi Karasira iyo badaba bakuraho iminsi 5 yari kuzataha kuri 31 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Yego. Ariko kuko bakuraho iminsi 5 kandi yari akatiye imyaka 5, birumvikana ko bakuyeho iminsi 25. Yego. Ayo ni amategeko ari kiriya. Nanjye natashye kuri 5, narafashwe kuri 16, urabyibuka jana. Rero ngewe kuva saa 3 n'igice nari nateyeyo, nari nagiyeyo. So rero ibyago byarasiyesi yatashye umunsi habaho isura ku byitwa social, cyangwa se abantu bafitanye ibibazo n'imiryango yabo bakaza kubasura. Ubundi visite yabaye ejo ntabwo isanzwe.
riba ari isura ridasanzwe ry'abantu bafite ibibazo. Ushobora kuza kureba umugabo wawe ugira ngo agusinyire utuntu, ugira ngo aguhe access ku bintu runaka, cyangwa se anarwaye ashaka kukubwira uko ameze. Rero ibyo nabifata nk'ibibazo, kubera yuko Karasira Aimable ahagana saa 3 we yari yamaze gusohorwa mu igororero ari hanze. saa 3 za mu gitondo. Akabwira procedure yo kugira ngo umuntu yisange ku muhanda w'umukara asubiye mu gihugu kwigenda. Abanza nyine kukubwira ko uri butahe. Abanza kukubwira ko uri butahe, ukitegura. Wamara kwitegura, abafungwa bagenzi bawe baragusaka bagasaka n'urwara, kugira ngo barebe niba nta kintu utwaye cyazahesha isura mbi igororero. Yego. So birumvikana rero nka RCS nk'umuntu wari ufite ibitabo byinshi w'umwanditsi, akaba n'umunyapolitike nk'uko yagiye agaragara mu biganiro bikuru yagiye akora kera, ariko ni n'umuhanga. Profesa Niga n'umwarimu muri kaminuza, akazi yakoze imyaka irenga 20. Uwo muntu nubwo yaba agaragaza uburwayi ntabwo wamufata nk'uburwayi. So yasatswe umwanya munini uhagije nk'umuntu wari ufite dokima nyinshi. Iyo rero bagiye gucyura umuntu uzi ko haza kuza abanyamakuru, barabaza ngo hepfo haje abahe banyamakuru. Barabajije rero abakozi ba RCS, kuko hari habaye visite na muvoma ziri gukora, ubwo batanze amakuru ko Jean Paul ari Jean Paul agataho ntabwo yari gutaha n'isurwa ririmo. Ni Karasira batinyaga ko ashobora kuza hanze, twagirana ikiganiro n'abantu basuye n'ibiki bigateza ibibazo. Umwanzuro rero kwari ukumucyura byibura nyuma ya visite. Maître Bikotwa Bruce wari usanzwe umuburanira mu mategeko, yageze ku igororero nka saa 10 amutegereje. saa 10 z'umugoroba? Z'umugoroba. Yego. Arahasanga umuyobozi w'igororero CSP Patrick Muragizi, nawe aza kureba koko abanyamakuru bahari, turavugana, ampa amabwiriza y'ibyo nemerewe aho ngaho n'ibyo ntemerewe. Arambwira ati mu byo ufata ntugire ikirango cya RCS uza gushyiramo Karasira wawe, n'umubaza ibyo umubaza simbizi, ariko ntugire ikirango cya RCS uza gushyiramo. Afande ndabyumva. Umugabo witwa Bikotwa Bruce bamuha pase yinjira mu igororero nk'umuntu ugiye kumufata. Kubera yuko nta muntu bundi ujya muri gereza, abantu bose barasohoka bakajya hanze, imodoka zikajya kubafata. Ariko Karasira umaze imyaka 5 w'umufilozofi, nta kantu na kamwe ke yifuzaga gusiga muri gereza. Saa 12:15 ya modoka nagiye kubona mbona ivuye mu igororero. Ndayitambika nzi ko Karasira arimo. Imodoka yanga guhagarara, birumvikana nakomeje birumvikana ko nakomeje, imodoka ndayikurikira. Ugeze hano wa musore, imodoka igeze kuri RP, yahuye na kambutiyaje. Yego. Imodoka nashyize ku ruhande ngiye kureba, asanga Karasira Aimable nta urimo. Yego. cyo nakoze nababajwe nuko Maître Bikotwa Bruce byibura atahagaze ngo ambwire ati rero Jean Paul umuntu wari waje kureba ntabwo tumuzanye kubera impamvu zinize. Avuze nti rero nk'umuntu ushaka bivuze ngo Maître nta kintu mwavuganye aho ngaho. Maître ntacyo twavuganye, ahubwo yari yarakaye kubera yuko nashakaga gufata umukiriya we. Yego. Navuze nti buriya ni strategy RCS ikoze. Reka ngewe subire Mageragere. Yego. Saa 1 z'ijoro nakase imodoka subira Mageragere. Ndi kuvuga nti byanze bikunze umuntu wavuye muri systeme mu byuma bya RCS ntabwo arara mu igororero, niko bigenda. Niko itegeko rimeze. Itegeko ntabwo waba wasohotse bagukuye muri mashini zabo, baguhaye amafaranga ufite muri sociale, ntabwo ubukira umufungwa wabo. Mbese ni nk'umurwayi wasezerewe kwa muganga.
exactly ariko hagati aho mu ma saa tanu saa sita yashwanye n'abacungagereza umuntu watashye barashwanye nka Karasira n'ubundi usanzwe bifitiye ikibazo baravuga ngo ashobora kuba yagize crise baramufata bamusubiza ahitwa kwa muganga nyuma haza ambulance imujyana ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge nyuma ya modoka iragaruka mumbabarire iyo haba hari abantu benshi ushobora kuvuga umuntu ngo wakubwiye ibi bikamukoraho ariko abacungagereza bamwe bambwiye ko Karasira yagiye kwa muganga agarutse yego ubu ndetse ari kwitegura gutaha yego subiye ku igororo Rusamoya hari abacungagereza bake bambwira bati Jean Paul kubera icyo wabonye iriya modoka ya metero igiye nawe ukayirukaho kuko utahagaze ngo tukubwire nimumbwire rero ndagarutse bati Karasira wawe wari waje gufata ubu tuvugana yanyweye imiti myinshi imugiraho ingaruka none bamujyanye kwa muganga ntibivuze rero ko adatate ntabwo atahari kwa muganga ikibazo cyanjye cyabazaga nti ko umuntu yasohotse saa 3 bakamukura muri systeme nk'uko yenda systeme zibyerekana za RCS kubera iki yagize izo crise bagakomeza kumushyira mu nshingano zabo kandi bamurekuye ibyo ni ibiciyemo ariko ubwo ko nagatanditsemo ariko mbere buretse gato agize yakize bamujyanye kwa muganga hanze y'ibitaro hanze yageze barongera baramugarura agezemo nanone arongera anywa iyo miti agezemo kuko iyo umuntu atashye bamuha ibintu bye byose n'imiti birumvikana bari kuyimuha yego ya miti rero yafashe ibinini bye yasara afite abishyira mu kiganza arabimira abimize agira iyo crise bamujyana kwa muganga mu masaa 3 saa 2 n'igice nibwo natashye urumva nari nkamye ikimasa yego pima ikirere ndavuga nti umuntu wageze ku igororero saa 3 za mu gitondo nta n'amazi nanyweye zikaba zibaye saa 3 z'ijoro ni gute byibura n'iki navuga nibwo niteretse kuri wa muhanda ujya ku irimbi ry'Inyamirambo niyo yari tariko yego ofete no hari space hari n'amatara ahantu nashakaga hari amatara yego mutavuga ko icyo ariho nagiye icyambere hari parking ni naho abapolisi bategera abantu banyweye nijoro yego hari amatara haragaragara biro umukameramani kuramo ibikoresho ati turakora iki no uri umukameramani ndi umunyamakuru nyihorera ngarura scenario vuga ko Karasira ashatse kwiyahura Imana igakinga ukuboko yego ubari mu bitaro ikiganiro ndakirekura komantere zirenga 1000 naraye siba kugera mu gitondo bantuka ngo sinagombaga gukora iyo tayito ngo ntibibaho batarasese irakorega ibihuha Karasira muri aya masaa moya n'igice nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwemeje koko yaguye mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge azize imiti myinshi yanyweye bihura na bya bindi nari navuze n'urugendo n'umunaniro maze imyaka myinshi muri aka kazi n'ubwa mbere nakoze inkuru ikandwaza muzunga kandi inkuru nafataga ko ari inkuru ntoya umuntu ushoje imyaka 5 atashye ubundi inkuru ya Karasira yari irimo ejo ni ukubona Karasira utambaye iroze wambaye imyenda isanzwe ari imbere y'igororero atashye ni nayo burya ifoto ikisobanuye kuko Karasira naho yari gushyikira mu biryo rwose nari navuganye n'umuryango wari kumwakira si uko ntari kujya aho yari gushyikira ariko iriya foto y'imbere y'igororero nk'umunyamakuru ibifite ikisobanuye none Jean Paul kakantu wavuze uti karagaciyemo izo operasiyo zose z'igororero ku muntu wavuye muri systeme ubwo nta amakuru ufite uko biri kose gendemo kumvamo yuko winakita agaciyemo byari inshingano z'ivuriro kuba zakomeza gufasha umuntu mu burwayi mpaka igihe nyine bizakundira gataha. Hari itangazo ryo kubika tubonye riturutse ku izina ryanyu riza kuri groupe abanyamakuru bahuriyeho na RCS ribika witwa uw'abantu bazi nka Professor Niga. Yego Aimable Karasira uzaramba Karasira. Yego duhamage tujya ngo tumenye nibyo koko ibintu bimeze bite. Nibyo rwose. Ya
ejo amasaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano, yamaze no gusohoka ategerejwe ko umuryango we ukamujyana, yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje, ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imyenda yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye. Ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero kubera ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye, tegereza ko akanguka, ariko hagati aho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge, birangira yitabye Imana mu masaha y'ijoro, hagati mu ijoro. Yasinziriye ntiyagaruka? Ntabwo yagarutse kubera iyo miti nyine yanyweye myinshi. None se mfite ikibazo, ariko raporo y'isuzuma rya muganga bwo ntibiyikuraho, ntabwo iraboneka. Raporo y'isuzuma rya muganga ntabwo irasohoka, ariko twebwe ibyo nibyo twabonye ejo rugikubita. Hanyuma bityo nshobora kubaza ikibazo. Karasira wari ku miti yo mu mutwe, kuki iyo miti mwamwemereye kuyigumana? Kuki atazaga bakamuha doze nk'uko yabaye prescribed by the doctor cyangwa se physicians, akayimira wenda akazajya aza kuyimira atayitunze we ku giti cye? Kuko mu bihe byashize we yaravuga ati ngiye nshobora no kwiyahura, nshobora gukora ibi ngibi. Kuki mutagize ayo makenga? Kubera ko yaratashye kandi bigaragara ko ari muzima. Urumva ntabwo ari ibintu nubwo arwaye mu mutwe, ariko ntabwo byari ibintu bihoraho. Yasabye imiti kugira ngo nyine ayitahane, kuko urumva umugororwa yemerewe gutahana imiti yakoreshaga ku igororero. Ariko ku igororero ubundi yazaga kuyifata gusa atayitunze we aho yari ari, wenda muri seri yari arimo. Yego, none urumva yafashwaga n'abaganga ko yari ari kumwe nabo, ariko kubera ko yari atashye, ibyo byose yagombaga kubitwara n'imiti irimo. Yego. Hanyuma umuntu yakwibaza, yayinyoye akimwe imbere, yayinywereye hanze cyangwa hari ahandi bategereje? Hanze yasohotse rwose, yambaye n'imyenda isanzwe, atari kuvuga ngo yambaye n'imyenda y'abagororwa. Mu kibuga hanze rwose. Aho niho mwamuvanyemo mujyana kwa muganga cyangwa mwamushubijemo imbere y'igororero? Yego, niho yakubajyanwa kwa muganga. Umuryango we wari uhari cyangwa wari utaraza? Wari utarahagera. Hanyuma uretse wenda se icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yari afitiye n'imiti, hari ibindi bimenyetso mwajyaga mumubonaho wenda bigaragaza ko ashobora kwiyahura aramutse agiye no mu buzima bwo hanze bitagenda neza? Mbibaje kubera ko twigeze kumva inkuru zavuga ko aho yararaga ajyaga avuga ko arara hafi y'umuntu bita Kazungu, avuga ko yarotaga murya. Yaje niko abavuga, ariko urumva uko umumuzi niko n'ubundi yarakimeze. Ibyo byabaga ari ubundi mwaganira ukabona ni muzima, ubundi ukumva avuze ibintu bitari byo, ariko nta bidasanzwe yari afite bitandukanye nuko musanzwe mumuzi. Ariko se ubundi Hirare, yes, mu by'ukuri ngira ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo aryozwa wenda ibyo yakora mu gihe ari muri state yo kuba ari, niba ari incoherent, niba ariko nabyita. Wumva ko kuki mukimara kumenya ko afite uburwayi bwo mu mutwe, kuki atarikuwe wenda kigafatwa nk'ikimenyetso cy'uko mutafunga umurwayi wo mu mutwe, mutafunga umuntu utari timamu, reka mbivuge mu Giswahili? Ibyo byo sinabijyamo n'iby'abacamanza, sinagenda uko ameze n'uko ateye, ariko twebwe icyo tuzi cyo nuko umuntu iyo arwaye ahabwa imiti, ajya kwa muganga, ariko ibijyanye n'idosiye ye n'ubuzima bwe ibyo bireba abacamanza. Hirari, ese ku bantu baba bagiye gutaha, reka mbaze ikibazo muri rusange, mwaba mufite urwego wenda rushinzwe kubaganiriza, mukabakora nk'icyo nakwita counseling, ku buryo aho asohotse hatandukanye n'aho agiye, ku buryo najya hanze aziyakira muri sosiyete isa nkaho ari nshya agiyemo bitewe n'aho aturutse, ku buryo
agiye afite n'icyo kibazo cyo mu mutwe wenda yagenda ibintu byoroshye. kuko reka nunganire Mutabaruka kuri icyo avuze, kuko twagiye tubona abantu benshi bava muri gereza cyangwa bava mu igororero, yagera hanze agashaka no kuba yakora ikindi cyaha kirusha icyo yakoze kugira ngo asubireyo. Bigaragara yuko kansaringi nayo ishobora kuba ku bagiye gutaha hari ukuntu idafite imbaraga zihagije. oya kanseringi irakorwa ndetse n'abagenzi be barayikorerwa, si we wenyine, ntabwo ari ukuvuga ngo ni we wenyine. Ahubwo biterwa nanone n'imiterere y'umuntu cyangwa uburemere bw'uburwayi afite. Ariko none mbibutse yuko ntabwo yagiraga n'ibindi bibazo ngira ngo bya diyabete murabizi. Yes na za pressure. So niyo miti yanyoye nuko nari umuganga neza ngo menye ngo ni buhe bwoko nangwa navuga yamize, ariko ni uruvange rw'imiti iyo yose yari asanganywe y'uburwayi bwe. cyane. Rero reka tugushimire kubw'uyu mwanya uduhaye, dutegereze ibizava mu byemezo bya muganga, twihanganisha umuryango wa Karasira. Ubwo dutegereze ibizava muri raporo y'impuguke. Yego rwose turabihanganisha. Icyo tutashidikanya ubu ngubu ni uko yitabye Imana. Yitabye Imana rwose. Imboni TV, imboni ya rubanda.